turakwitabye karame Nyagasani ahangaha kuri buri munsi kuko uduhamagaye kugira ngo udutume kubera impuhwe zawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Nyagasani araduhamagaye kugira ngo dutume kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya kabiri cya Pasika tariki 18 Mata 2023 twakire ubutumwa bwa Nyagasani maze koko tumwumve tumutumikire. Muri aka kanya ngaha muri paruwase ya Buri Munsi twabateguriye ikiganiro kiryoshye cyane, ikiganiro kireba ushinze urugo, ikiganiro kireba uwihayimana, ikiganiro kireba umwana, ikiganiro kireba umuntu mukuru. Twese kiratureba buri wese ku rwego rwe, buri wese n'ahari. Ubwo inyigo remezo iraza kuba ikibazo, nawe uza gushakira igisubizo koko. Niba koko urimo Nyagasani atumiye, urimo Nyagasani yatoye kugira ngo mutume, iki kibazo tujye kwibaza nawe uze kuva ahangaho gishakira igisubizo. Kiragira kiti, urakora iki hano? Muvyeyi, mukristo, muvandimwe, urakora iki hano? Ngiye intego yacu y'iki kibazo, urakora iki hano? Tujye kugisubiza rero, buri wese ko tugenda dutambagira twumvira Nyagasani. Buri wese aze gusubiza iki kibazo, uhashyira izina ryawe ati urakora iki hano? Runaka kanaka, urakora iki hano? Muyobozi, mutegetsi, urakora iki hano? Uri gukora iki? Iyi ntego yacu turayifashwamo n'ijambo ry'Imana tujye gusanga mu gitabo cya mbere cy'abami umutwe 19 umurongo mbere kugeza kwa 18. Imana iri kugendana n'umuhanuzi Eliya. Dutege amatwi. Akabu atekereza Yezabeli ibyo Eliya yakoze byose n'ukuntu yicishije inkota abahanuzi bose. Yezabeli yohereza intumwa kuri Eliya ngo imubwire iti, niba ejo kuri isa nta gukora ibyo abakoreye, Imana zizangira uko zibishatse kose. Eliya byumvise arahaguruka agenda agira ngo akize amagara ye. Agira Berishabaho muri Yuda maze ahasiga umugaragu we agenda urugendo rw'umunsi umwe mu butayu. Ahageze yicara munsi y'igiti cyari cyonyine, yisabira gupfa agira ati, ntacyo ngishoboye, none Uhoraho akira ubuzima bwanjye kuko ntaruta abasokuruza banjye. Nuko aryama munsi y'icyo giti cyari cyonyine arasinzira. Umumarayika araza amukoraho amubwira ati, byukurye. Aritegereza abona ku musego we umugati wavumbitswe amabuye ashyushye n'akabindi k'amazi. Ararya aranywa hanyuma arongera araryama. Umumarayika w'Uhoraho arahaguruka amukoraho maze aramubwira ati, byukurye kuko gifite urugendo rurerure. Eliya arahaguruka ararya kandi aranywa, hanyuma maze kumva ahembutse agenda iminsi 40 n'amajoro 40 kugera i Horebu, umusozi w'Imana. Ahageze yinjira mu buvumo araharara. Ijwi ry'Uhoraho riramubwira riti, Eliya, urakora iki hano? Eliya arasubiza ati, nagize ishyaka ryo guharanira Uhoraho umugaba w'ingabo, kuko Abayisirayeli baciye ku isezerano ryawe, basenya intambiro zawe kandi bicisha inkota abahanuzi bawe. Ni njye jyenyine usigaye, none barangenza ngo banyice. Uhoraho aravuga ati, sohoka maze uhagarare ku musozi imbere y'Uhoraho, dore Uhoraho araje. Ako kanya haza inkubi y'umuyaga usatagura imisozi kandi umenagura amabuye imbere y'Uhoraho, ariko Uhoraho ntiyari muri uwo muyaga. Nyuma y'umuyaga haba umutingito w'isi, ariko Uhoraho ntiyari awurimo. Nyuma y'umutingito w'isi haza umuriro, ariko Uhoraho ntiyari awurimo. Noneho nyuma y'umuriro haza akayaga gahuhera. Eliya kumvise yifuka igishura cye mu maso, maze arasohoka ahagarara ku muryango w'ubuvumo. Ijwi riramubaza riti, Eliya, urakora iki hano? Arasubiza ati, nagurumanywe n'ishyaka ry'Uhoraho umugaba w'ingabo, kuko Abayisirayeli banze kwita ku isezerano ryawe, basenya intambiro zawe kandi bicisha inkota abahanuzi bawe. Ni njye jyenyine wasigaye, none barangenza ngo banyice. Uhoraho aramubwira ati, genda usubize inzira wajemo, werekeze ku butayu bw'i Damasi. Nugerayo uzasiga amavuta Hazayeli umwimikire kuba umwami wa Aramu, na Yehu mwene Nimushi uzamusige amavuta umwimikire kuba umwami wa Isiraheli. Hanyuma usige amavuta na Elisha mwene Shafati wi Abeli Mehola abe umuhanuzi mu mwanya wawe. Umuntu uzarokoka inkota ya Hazayeli azicwa na Yehu, nuzarokoka inkota ya Yehu Elisha azamwica. Ariko nzasiga muri Isiraheli abantu 7,000 batapfukamiye Behari ntibanamuramye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Tumaze kumva ijambo ry'Imana, aho Imana iri kumwe n'umuhanuzi wa Eliya uri mu buhungiro. Uru rugendo, iyi nzira y'ubuhungiro
igatwibutsa ko natwe turi munsi, turi ku isi nk'icumbi, reka mvuge nk'ubuhungiro, turi kugana turi kugana Imana, ariko iyi si tuyifiteho ubutumwa Imana yaduhaye. Mu gihe rero ubutumwa butararangira, ni ngombwa rero gukomeza urugendo ruracyari rurerure, nk'uko Nyagasani bw'umuhanuzi Eliya by'uko burye, kuko urugendo ruracyari rurerure, nk'uko rero ko natwe turi hano ku isi, ariko ubutumwa bw'Imana tugomba gukora ntiburasoza, ntiburarangira. Niyo mpamvu tutagomba kurya ngo ubundi twiryamire ngo bize ngaramye ngo twarashyikiriye. Turacyari mu icumbi, turacyari mu buhungiro. Eliya urakora iki hano? Ngicyo Nyagasani agiye gutubaza natwe muri aka kanya. Padiri Masumbuko, urakora iki aha ngaha? Kuki uri padiri? Urakora iki hano? Urakora iki? Yohani Mariya, kuki washinze urugo? Kuki uri kuri aka kazi? Kuki uri aha ngaha? Urakora iki hano? Urakora iki hano? Urakora iki hano? Iki kibazo rero nta n'umwe yitareba uze kugisubiza, ariko tuzirikane cyane cyane uburyo Imana yajyanye na Eliya mu rugendo. Ngo Eliya byari byagenze gute? Context tubwira ko Eliya yari ari kurwanya abahanuzi ba Behari, babandi nyine barwanya Imana. Inilite pour le monothéisme, yari ari kurwana ku Imana imwe rukumbi, asigasire umuco wo gukuza Imana imwe mu Bayisiraheli. Imana ni imwe rukumbi, nta yindi ihari. Rero Eliya koko yagize ishyaka nyine. Eliya rero maze gutsinda abahanuzi ba Behari, la politique ntabwo yabyishimiye, umwami ntabwo yabyishimiye, kuko nyine yari ari kuri kote nyine yabo ngabo, ibigirwamana by'umwami n'ibindi byinshi cyane. Akabu rero n'umugore we Yezabeli bacuza umugambi mubisha wo kumenesha Eliya, wo gushaka kumwicisha. None Eliya yageze gute? Eliya arahunze. Amaze guhunga, urugendo rwe koko rwabaye ruhire ari kumwe n'Imana. Natwe abakristo bavandimwe turi mu rugendo hano, ariko urugendo rwacu ntacyo rwaba rumaze niba Imana itatuzaniye umugati nk'uko yawuzaniye Eliya ari mu buhungiro, inzara imwishe, yabuze uko agira. Iyo uri wenyine bw'Imana igutabara. Eliya urakora iki hano? Urakora iki hano? Nuko rero turaza kumva finalite y'ubutumwa bwa Eliya, kuko we yibwiraga ko yarangije urugendo, wenda ari no kwisabira urupfu, ariko Imana ikamubwira iti komeza, nturarangiza urugendo. Urugendo rwa Eliya ruzarangira hehe? Atoye uzamusimbura Elisha, atoye hari abandi Imana imutumye gusiga amavuta. Nuko rero urugendo rwa ntukajye ngo rwarangiye, ntukagire ngo autorité politique ishobora kurangiza urugendo rwa hano ku isi. Ntabwo ari yaguhaye ubutumwa, ni Imana yaguhaye ubutumwa, nize aho butangirira, nize aho bugana, nize uko buzasoza. Eliya urakora iki hano? Nguko nanjye Nyagasani agomba kumbaza ikibazo igihe ntangiye gucika intege, igihe ndi mu buhungiro, nk'uko ndi mu buhungiro nawe uri mu buhungiro, twese turi mu buhungiro hano ku isi. Imana igakoze iti ese padiri we uracyakora ibyo nagushinze, cyangwa waraparitse uraturama ati bize ngarame we, bikaza kurangira ko ubutumwa bw'Imana ubusize ku musego. Nyamara by'ukurye urugendo ruracyari rurerure, ntaho urajya, ntabwo urasoza. Iyi rero iyi passage, c'est un passage vraiment de la vocation. Buri wese atekereze ku muhamagaro we, umuhamagaro Imana imuhamagara. Ese wasoje ubutumwa bwawe? Ko witaramiye, ko wateretse akaguru kandi, ko washyize agati mu ryinyo, ko ibiti wabivuniye mu matwi, ubutumwa bwawe waraburangije? Padiri urakora iki hano? Maser frere urakora iki hano? Mbwira ikintu uri gukora aha ngaha. Komino turimo, urugo urimo, uko ushinze urugo, urakora iki muri urwo rugo? Umaze iki muri urwo rugo? Ibuka ko ubutumwa bwawe nawe butararangira. Ingingo yacu koko tujye kwizirikanaho cyane muri rusange, tuzirikana ubutumwa bw'umukristo ushinze urugo, umukristo muri Kiliziya Gatolika, umukristo ukora ubutumwa, ariko by'umwihariko turabuganisha ku butumwa bw'abihayimana. Ese koko ko nshinzwe community ngiye, ese koko ko Nyagasani yampaye ubutumwa ubu ngubu, aho ndacyabukora? Urakora iki hano wihayimana, muntu ushinze urugo? Urakora iki aho ngaho? Urahakora iki? Muri urakora iki hano tugiye kuzirikana ingingo nye zidufasha gusubiza iki kibazo urakora iki hano. Ingingo ya mbere turaza kuzirikana ku masezerano y'uwihayimana. Ingingo ya kabiri turaza kuzirikana ku ndwara y'ubuhemu mu bihayimana. Ingingo ya gatatu turaza kuzirikana impamvu uwihayimana bihirwa. Ingingo ya kane iraza kuba kwibohora, kwizitura. Naho ingingo ya gatanu iraza kuba ibisubizo. Ibi byose tugiye kureba no gushakiramo ibisubizo biza kudufasha kumenya icyo ndi gukora aha ngaha. Ndi gukora iki mu butumwa? Ndi gukora iki aho Nyagasani yampamagaye? Eliya urakora iki hano? Ingingo ya mbere, amasezerano y'abihayimana. Abihayimana bagira amasezerano akubiye mu ngingo eshatu, bazita mu Gifaransa conseil évangélique. Turaza kubona nyine ko zishingiye ku evanjiri, kubera ko nyine amasezerano abashingiye kuri Kristo. Umugenzo wa mbere witwa ubukene, umugenzo wa kabiri witwa ubumanzi cyangwa ubusugi, naho umugenzo wa gatatu witwa
kumvira, bya bindi byo kumvira nyine biganisha kumva, kumva biganisha kumva. Imigenzo itatu ngo tubivuze, uwihaye Imana asezerana yigana kandi akurikiza Kristo. Jésus Christ pauvre, chaste et obéissant. Yezu Kristo umukene, Yezu Kristo imanzi cyangwa witanze, na Yezu Kristo wumviye kugeza gupfa. Nifuza cyane kuguha imirongo ya Bibiliya nawe uza kujya kwisomera ugahasangamo iyi migenzo itatu yabihaye Imana, basezerana. 3 conseils évangéliques. Umugenzo wa mbere la pauvreté, ubukene. Gukena no gukenera Imana, no kuba ufite inyota y'Imana. Ntabwo ari ibi bintu, ntabwo ari ukubura epfo na ruguru, ntabwo ari ukubura icyo urya n'icyo wambara, ahubwo mbere ya byose no gukenera Imana, kugira inyota y'Imana. Turabisanga evangelistwe na Mariko umutwe wa 10 umurongo 23 kugeza kwa 31, ndetse n'evangelistwe na Luka umutwe wa 12 umurongo 22 kugeza kwa 31. Umugenzo wa kabiri witwa chasteté, kwiyegurira Imana wese, nta kindi koko urarikiye, nta bindi urarikiye, nta bantu urarikiye, Imana yonyine koko ukayirundumuriramo. Uyu mugenzo rero ukadusaba kwihambura nyine kwirari cyane irari ry'ibintu ndetse n'irari ry'abantu, tukizirika kuri Kristo wenyine, tukamwigana Kristo utarashatse kubera ingoma y'ijuru. Tubisanga mu Evangelio kwanditswe na Matayo umutwe wa 19 umurongo wa 10 kugeza kwa 12, gukurikira Kristo no kumukurikiza. Umugenzo wa gatatu anakomeye cyane bawita obéissance. Christ obéissant, Yezu Kristo wicisha bugufi kugeza nubwo nyine agize ate yumviye. Hari umurongo mwiza cyane nifuza gukurangira mu Kristo umuvandimwe, Evangelio hano umutwe wa 4 umurongo 34, ndetse ukomeza kugeza 38, ariko 34 uvuga ibiryo bya Yezu. Ibiryo bya Yezu byari ibihe? Ibiryo bya Yezu ntabwo ari divayi cyangwa umugati cyangwa ifi. Ibiryo bya Yezu kwari ukumvira data, kumvira se, l'obéissance, kumvira. Muri iyo migenzo yose ko tumaze kwirondora ko ari itatu, ukomeye kurenza undi ni umugenzo wo kumvira, kubera ko iyo wumviye bituma n'iriya yindi birisigayo ushobora kuyubahiriza kandi ukayikurikiza neza. Kumvira rero nawe muyihaye Imana, nawe mu Kristo umuvandimwe, ibyo byawe byakagombye kugira gute? Kubaho uri kumvira, kumvira abakuyobora, kumvira abakuru, kumvira n'abatoya, ariko cyane ukabikora ugambiriye kumvira Imana. Byumvikane nyine aho kumvira abantu, wageje ari igihe twumvira abantu tukagenda twumvira abantu gusa, ariko Imana yo shwi ari kugira ngo gusa tubaryame ku maso, tubereke ko tubakunda, tubereke ko turi abantu beza b'imbere, abakristo b'indani, ariko tubikora gusa kugira ngo tujijishe. Uko nakumvira kurimo, kumvira nka Kristo. Rero mu Kristo umuvandimwe, nyuma yuko nyine umuntu amaze gusezerana, ushinze urwo arasezerana, umuntu wese wiyubashye umaze gukura ni ukora isezerano. Isezerano rero umwana ndetse n'umusazi ntago barikora. Isezerano ikorwa n'umuntu mukuru, byumvikana atari igihagararo gusa, atari mu myaka gusa, ahubwo umukuru mu kwemera ni ugomba gukora isezerano. Aha bita gute rero umuntu ukomera ku isezerano? Umuntu ukomera ku isezerano mwita indahemuka. Bita gute umuntu uhemuka ku isezerano? Nta kindi nyine bamwita umuhemu. Ibukiro rya mbere mu mibukiro y'urumuri, Yezu abatizwa muri Yorodani, dusaba inema yo gukomera ku masezerano y'abatisimu. Amen. Mu Kristo umuvandimwe wihaye Imana, ni ngombwa rero kwirinda kuba umuhemu, ahubwo ugakomera hehe? Ugakomera ku isezerano, cyane nyine isezerano ry'abatisimu, ndetse n'irindi sezerano ryose wakora muri uwo muhango, muri uwo murongo, muri iyo vocation yawe, muri uwo muhamagaro wawe wo kwiyegurira Imana. Ejo n'ejo bundi utazaba umuhemu, Imana ikazakubaza uti padiri masere frere, urakora iki hano? Uribagiwe aka kanya inshingano zawe, uribagiwe ko watowe, uribagiwe ko nagutoye, urakora iki hano? Ingingo ya kabiri, indwara itera ubuhemu mu bihaye Imana. Tumaze kureba hejuru amasezerano umuntu akora. Umuntu nyine tubarira isezerano, umuntu udakurikiza isezerano, umuntu uca mu isezerano ni umuhemu. Ubuhemu rero iyo bwakabije cyane bukomeza nyine kuba indwara, ndetse n'indwara y'icyorezo, ugasanga buri wese yabihinduye comme monnaie courante vraiment. Ngaho nyine ari ibintu bisanzwe, guhemuka byabaye ibintu bisanzwe, ahubwo udahemuka akaba ari ikibazo. Umuhemu nyine bikabyarabaye ubuzima busanzwe. Aho ngaho koko twarateshutse ku isezerano, twarashitse ku nshingano. Biradusaba rero kongera kwivugururamo ubudahemuka, kuba indahemuka, la fidélité. Rero muri aka kanya tujye kureba nusangiye indwara warayanduye, ugerageze urebe ukuntu koko wafata imiti. Nusanga utarayandura, gerageza uyikumire, kuko muganga aravuga ati il vaut mieux prévenir que guérir, ngo ni ngombwa kwirinda aho kwivuza. Rero tujye kureba ibintu bitatu wakwizituraho, ubundi ukaza kwizirika ku kindi kimwe, ubundi ukaba indahemuka kwiki kwisezerano, bityo cya kibazo ukabona uburyo wagisubiza uti urakora iki hano?
ibintu bitatu wakwizitiraho ukizirika ku kindi kimwe gikomeye cyane. Ibyo bintu ni ibi: kwizitura ku bantu, kwizitura ku bintu, kwizitura ku kuntu, noneho icyakane ukizirika ku buntu, ubuntu bw'Imana. Navugaga ubuntu bw'Imana bingana umusaraba. Iyo umaze kwizitura ku bantu, ku bintu ndetse no gukuntu, wizirika ku musaraba nyine, uhe ku musaraba wawe hasiga nyine ugakurikira Kristo kandi ukamukurikiza. Ngiyo incamake koko iyo umuntu ashobora kuba wiboshye ariko none yakwibohora koko akabona ubugingo bw'iteka, akabona gukurikira Kristo umuhamagara wa Kristo tumaze kureba hejuru. Reka cyane cyane twite kuri ibi ngibi bintu bitatu. Ibi ngibi nyine bishobora kuguhambira bigakuboha bikaza kurangira koko bikudadiye ubaye umucakara wabyo. Reka turebe ku bantu. Ese koko abantu bashobora kuzitira uwihayimana? Akenshi uzasanga imiryango abihayimana benshi abari n'imfubyi, abenshi famille ntazo bagifite. Reka tuvuge ko bigoye ko cyababoha. Icya kabiri, umuntu wihayimana yakomye nyine kwizitura ku bintu. Ibintu busanzwe amafaranga akenshi kudukurikije ukuntu basezerana nyine n'ubukene, biragoye ko amafaranga yakuboha. Buriya biragoye. Cyangwa ibintu kuko niyo ufite ubwenge ko ushobora kugira gutyo ukagira gutyo ukabyibohoraho, ubundi ko kugana inzira y'Imana uko bikwiye. Ariko ikintu cya gatatu njye kuvuga ukitondere ni ukuntu nashatse kuvuga guhiniye mu ijambo bita icyubahiro, honneur, gushakisha icyubahiro. Iki kintu rero nicyo gikomeye cyane ngiye kuza gutindaho. Iki kintu y'indwara ikomeye cyane yo kwihambira ku cyubahiro iratwisha abantu benshi. Mu ngo irahari. Iyo batakwisa umuntu ukomeye cyane urarakara. Mu bihayimana indwara irahari. Iyo nta titre baguhaye, iyo batari gukwitanya kubahwa, ukambya gahanga amazuru ukayabangira ingata. Ariko ukaza kwibagirwa icy'ingenzi, ngewe Padiri Masumbuko, sa disponibilité abe Masumbuko. Niba nkitaba ku kazina naba ntomboye. Ngaza kwibagirwa ko ndi wa wundi ugomba kuboneka agashobokera Imana, agashobokera n'abandi. Noneho umuntu yaba atanyisa agatitre nyakubahwa padiri, nkamureba ikijisho, nkamurakarira. Ngaza kwibagirwa ko Christ pauvre, Christ chaste, Christ obéissant. Umuntu ngahita mwibagirwa ako kanya. Ngo kubera iki? Ngo ntabwo avuze mu zina y'icyubahiro. Wowe ntabwo uzi izina ryanjye y'icyubahiro? Uriya mushenzi utazi izina ryanjye ry'icyubahiro n'ibindi bitutsi byinshi cyane ntabwo ngiye kubisubiramo. Uko ujya utukana urabizi nawe. Ushobora kuba utabikora weruye ukabikora mu mutima. Kubera iki? Kagatitire kawe bakibagiwe. Kakandi kamwigisha. Umuntu atakwise mwigisha ukarakara ukababara. Amazuru ukabangira ingata. Mwigisha wakomeza ukabishyira mu zindi ndimi nyinshi cyane ugakora tradiction. Mwigisha. Ukaza kwibagirwa ko uri umwigishwa wa Kristo. Akantu tujya tukibagirwa. Uzi ko ndi umwigishwa wa Kristo? None niba batanyise umwigisha ngiye kurakara. Kandi ndi umwigishwa wa Kristo, wandi ugomba gukurikira agakurikiza Kristo. Icyo cyubahiro, indwara y'icyubahiro, iyo Mungu iratwishira tumaze. Urimo nanjye ndimo turi benshi igiye kwica. Turi benshi turi mu bitaro kubera iyo ndwara y'icyubahiro. Gushakisha icyubahiro ukuntu. Akantu rero ngiye kugatindaho. Mu muco w'Abanyaroma, abize amateka y'Abanyaroma murakizi icyo kintu cyitwa mu Kilatini cursus honorum. Ugerageje kugishyira mu Gifaransa wavuga ngo la course des honneurs, suite des honneurs. Birasekeje ukuntu ngiye kubishyira mu Kinyarwanda babyita kwiruka ku makuzo. La course nyine, la course kwiruka amasigamana, ukiruka kwihehe ku makuzo, kwiruka ku makuzo. Ngo rero Abanyaroma ngo hari intambwe enye ngo umuntu wirukaga kwikuzo wese kugira ngo umutegetsi ukomeye cyane magistrat, umutegetsi ukomeye cyane muri politike yagomba kwiruka intera enye. Ngo intera ya mbere agomba kwitwa Kester. Kester akaba ari umuntu nyine warushinzwe umutungo. Intera ya kabiri ngo yitwaga Edile. Ngo nabantu baba bashizwe gutenga neza organisation. None ngo intera ya gatatu ngo yari Preter. Ngo nabantu bari bashinzwe nanone ubutabera, la justice n'ibindi birumvikana. None intera ya nyuma rero ya kane yitwaga Consulat. Umukonsila rero yagombaga kuba nyine ari umuntu w'umushefu w'umutegetsi ukomeye cyane ushinzwe kugenzura ibintu biri aho ngaho. Nirinze kuvuga wandika abasakuza nk'aho ndi chef abari mu ishuri nyine yandika abasakuza. Byumvikana yarangije kwiruka izo ntera zose. Ubwo rero akaba ari umuntu ukomeye cyane. Bona nibo batoraga mu nyine n'abasenateri n'abandi bantu bakomeye cyane, magistrat. Kugira ngo umutegetsi ukomeye cyane muri politike ugomba kwiruka izo ntera enye. Rero ikibazo kikagira kiti uko abihayimana, uko abakristo natwe tugenda twigana nyine abo bantu muri politike twiruka ku ntera nk'izo ngizo, cursus honorum, tugenda twiruka ku byubahiro. Ngibutsa rya tegeko rigira riti aha
ukuri kugenda uzamuka ugatumbagira, uzagera hejuru hazaba hasigaye iki? Guhanuka. C'est la chute, n'est-ce pas? No guhanuka bizaba bisigaye. Nguko rero ko magistrat nta kindi nyine ubwo cyari kimukwiye usibye nyine kuguma iyo ruguru, amaherezo nyine akazahananduka, guhanuka bitabuze. Nguko no muri kiliziya ibi byabaho, kandi byabaho ushobora kwiruka ndi kwiruka ku byubahiro, cursus honorum, nyamara nkaza kwibagirwa icyubahiro cya mbere nuko naba ndi umugaragu wa Kristo, umucakara meme. Icyo nicyo kimbesha icyubahiro imbere ya Kristo. Naho byubahiro abantu bamba izo nyine ni ukwiruka, nka kwiruka amasigamana. Bya bindi by'uko nyine ushobora kwiruka ugasiga abantu bari kwirukaho babandi muhanganye, ariko ndushobora kwiruka ngo sigike kurimo. Mu Kristo muvandi wabyumvise, muyobozi mutegetsi wabyumvise. Cursus honorum. Abanyarwanda rwose barashimisha, baratangaje kubona ko kwiruka waruzi ko ushobora no kugukagusha n'amazuru, abandi bakabara gusize nyine. Kwiruka amasigamana. Nkuko nyine ushobora no kwiruka amasigamana, nubwo ari umugani ariko ugasiga n'Imana. Ushobora no kwiruka ugasiga Imana uri kwiruka ku byubahiro politiquement parlant vraiment, bikaza kurangira koko uri kwigana aba banyaroma ba politiciens bakomeye cyane, magistrat vraiment. Ariko kibagirwa cursus honorum yawe ni yihe? Byangingo eshatu twahereho hariya haruguru: Jésus pauvre, Jésus chaste, Jésus obéissant. Ukamwibagirwa, ukamwiyibagiza. Padiri urakora iki hano? Mu Kristo muvandimwe, niba iyo ndwara utaramenya aho iherereye iwawe, niba utarumva wayanduye, komeza wirinde. Ariko nusanga ukareba iri mu nzu yawe, iyo ndwara ugasanga yaracengeye mu idini ryanyu, ugasanga iyo ndwara yarinjiye kamanuka muri paruwase yawe, muri diocese yawe, nyaboneka kumira. Urakora iki hano? Tugiye kunyarukira ku ngingo ya 3, maze urebe ukuntu igihe cyose utakumira iyo ndwara yo kwiruka ku makuzo y'isi, bizarangira ubihiwe, wagiye se ngo kuviramo imbere ntibyashoboka, kandi byaba ukavira imbere pe, ukajya uva bakureba amaraso agatongora, ukavira n'abandi. Kura nawe ifoto. Ubwo twageze ku ngingo ya 3, impamvu yo kubihirwa mu muhamagaro, impamvu yo kubihirwa ku wihayimana. Birabaje kubona uwihayimana wabihiwe. Iyo yabihiwe nyine n'abanyuzeho bose bagenda babihirwa, agenda bihiriza abandi. Ni bya bindi by'uko nyine urunyanya ruboze, iyo rukubise muri izo ngizo nyinshi cyane zigenda zibora nazo. Urunyanya ruboze, kubiha no kubihiriza abandi. Akabya bindi bita kubishya inzoga, abantu babishya inzoga bakavuga amagambo mabi ku nzoga. Abantu babishya inzoga mu bukwe, ugatoba ubukwe bw'abandi. Nguko ushobora kwitobera umuhamagaro kubera iki? Wiruka ku makuzo, bigeze aho nyine babura uko bagufata, babura aho bagushyira, ubura uko nawe wakwigenza kubera ko wageze hejuru nyine. Bizarangiye nyine uhanandutse, nta kundi byagenda. Niko itegeko rivuga rega, ntabwo ari njye warishyizeho. Iyo uri kwiruka intera ya nyuma iyo ugezeho ukumva urarangije, birangira nyine uhanandutse. Nguko rero uko uzasanga mu buzima bw'abihayimana, abantu benshi barwanira iki? Barwanira kuntu nabo bazirukanga izo ntera zose kugira ngo bagire gute? Kugira ngo uko bazafata icyubahiro. Baba abantu bakomeye cyane, des magistrats comme des romains, bagakomera cyane, cursus honorum. Nibwo uzasanga abantu benshi, nibwo uzasanga bamwe bari kurwanira kujya kwiga kugira ngo bagere za dogutora, kuko nyine bageze kuri za dogutora gahera heza n'izindi nyinshi cyane, professora, ntawe wagira icyo gukora, ntagire icyo kuvugaho. Ubu umuntu ukomeye cyane, ubu umuntu ukaze cyane, ugenda koko ukagenda ubyumva, ugashisha wumva. Iyo wabonye za dogutora za professora, birumvikana nyine warangije cursus honorum, yirukanka isiganwa ry'amagare, isiganwa ry'amakuzo. Iyo birangije hakurikiraho ibintu nka 3. Icya mbere ushobora kubura icyo ukora, inoccupation, ukabura aho wakwirwa cyangwa bakabura aho bagukwiza. Icya kabiri, kubera ko umukuze nyine ushobora gutangira nyine kugorana, kubera ko nyine ubaye umuntu mukuru, ufite ubwenge uri gihangange, ukaza kwibagirwa ka kantu science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ubwenge bwose wagira niba nta mutima urimo, zero, utangira kugorana. Icya gatatu nyine bizarangira nyine ako gatitire utaka kwise, ukababara ukabisha, ushaka ko nyine ako gatitire kawe wahawe nako wihaye utaka kwita, azaba ari umwanzi, uzamucira ishyanga, uzamugirira nabi. Aho twavugaga ko warangije cursus honorum, usibye ko nyine ashobora no kwirangiza niba atabihiwe, niba atarataye ukwemera, akaba koko yajya au service de l'église, akaba yakorera kiliziya, akitwara neza, akitanga, agakora ubutumwa, kandi ko akabukora neza kurenzaho. Naho ubundi iyo wabihiwe urabicurika, ukwemera gukeneriza kuvuga ubuhakanyi, ukabihirwa,
ukabihirwa ukabihiriza n'abandi. Nguwo umuntu wa wundi dogiteri wageze kuri some wageze hejuru, birazarangira nyine ari guteza umutekano muke, ari guteza amahoro make mu bandi. Kubera iki nyine yageze hejuru, none abandi ari gushaka kubakandagira, ari gushaka kubakandagiza urukweto rutobotse. Aho twavugaga ko warangije kurususi honorum, naho utararangiza kurususi honorum ukiri kwirukanka, watangiye nzira yo kwirukanka, nawe nyine ashobora kubihirwa, kuko nyine ari kwirukanka kugira ngo ntibazamutange, kuko azi ko ngo kugira ngo mugire umuntu ukomeye cyane agomba kuba afite ubwenge, afite impamyabumenyi n'impamyabushobozi zikaze cyane z'ikirenga. Ugasigara wibaza uti uyu muntu uri kwiruka kuri aya makuzo ni ukugira ngo ajye kwiga, narangiza azagaruke yigishe, ahugure, ayobore, cyangwa azagaruka ari kuyobya. Kandi byaba ese uyu muntu uri gushaka ufite ambisiyo ngizi ubucakura nk'ubu ngubu ni ishyaka rya kiliziya afite cyangwa ni ishyari rya kiliziya afite? Ibaze nanjye nibaze, ese ni ukugira ngo azandike agatabo nka dogiteri nyine gahugura abantu, kavuga ku isengesho, gashishikariza abayoboke b'Imana kuyoboka Imana, gashishikariza abayoboke b'Imana kumenya Imana nyakuri, lo monotheisme, nka kurya Eliya koko yari afite ishyaka ry'Imana? Ibaze nanjye nibaze, dogiteri dans l'église. Nk'uko uzasanga abantu benshi dufite za dogutora, turyamanye za dogutora, dufite impamyabumenyi, impamyabushobozi sinakubwira, ariko ujya wibaza ngo iyo dogutora yawe iri au service de l'église, iri gukora umurimo ubutumwa bwa kiliziya? Cyangwa wasanga mu cyanjye yaratangiye kuyobya kiliziya, yaratangiye gushakisha guhakana kiliziya. Kandi byaba ngo umunsi umwe umubyeyi aherutse kujya gushaka padiri, banza arashaka guhesha amasakramento, nuko ngo ageze aho yagomba gushakira padiri, birumvikana ngo ni nko kuri paruwase, ngo asanga padiri ngo ari kota akazuba. Babyeyi mu nyumvire, padiri uri kota akazuba, ngo padiri nyine yari yaramaze kwiga, yaraminuje, ari dogiteri ukaze cyane. Ngo nuko basanga nyine dogiteri wacu ari kota akazuba, akomeza kota akazuba. Wa mubyeyi wa mukecuru yicaye aho ngaho nyine aramutegereje, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, ngo arangije kota akazuba ntawamenye iyo yagiye. Wa mukecuru ategereje, nuko ngo igihe kiza kugera koko, wa mukecuru yongeye kujya kumushaka, agiye kumva baramubwira bati padiri ari kuruhuka, ari gukora sieste, padiri ari kuruhuka. Wa mukecuru akomeza ategereje kugeza hafi saa 10, bamubwira ko nyine padiri atabonetse, ko bishobokeye ko yagiye gutembera mu modoka. Ese umukecuru araza kurara aho ngaho? Padiri wota akazuba, padiri ufata sieste, padiri witemberera, abayoboke b'Imana izuba riri kubicira hariya, warangiza ngo kurususi honorum warayirangije, padiri wota akazuba mwa, mbega kurususi honorum, padiri urakora iki aho ngaho muri iyo paruwasi? Nuko takazuba, no gufata sieste, no kuryama amasaha y'ikirenga, gusinzira by'ikirenga, no kwirirwa widegembya, no kwirirwa uzerera, no kwirirwa utembera, no kwirirwa wumva umunyenga w'imodoka. Padiri, ubutumwa koko uracyabukora? Kuri ifoto nyine y'umupadiri wihaye Imana uri ku gatebe, saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, ngo ari kota akazuba. Abandi ubutumwa bwabishe, abandi bananiwe, abandi bageza habi, ntujya no kubafasha. Padiri we, n'ubutumwa burawe bukomeza yitera akazuba. Ikibazo kikagira kiti, ese kuba hari abihaye Imana bajya kwiga bakazana impamyabumenyi n'impamyabushobozi z'ikirenga za dogutora zose, ko bajya kwiga bamwe bakagaruka, nirinze kuvuga ko ari abahakanyi mu kwemera, abandi bakagaruka batabishaka, batanabyifuza, abandi bakagaruka bari gupinga, abandi bakagaruka bari kugorana. Noneho kwiga tubyihorere, tubihagarike twese? Oya mubyeyi wa nanone ntibikabe. Kuba hari abahemu ntabwo bivuze ko habuze indahemuka. Na niyo mpamvu Kiliziya Gatolika itwibutsa cyane mu nama nkuru ya Vatikani ya 2 muri dokima yayo bita Presbyterorum Ordinis yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 1995, muri nimero yayo ya 19 havuga kuri formation des prêtres, abihayimana nyine uburyo bagomba kwiga bakanonosora, bakagira za formation, amahugurwa menshi, ariko no gukandagira mu ishuri bakihugura ubumenyi bubafasha cyane guhugura imbaga, kwegera abakristo, kuyobora umuryango w'Imana. Ubumenyi umupadiri akeneye kugira ngo afashe imbaga y'Imana. Que son enseignement soit un remède spirituel pour le peuple de Dieu. Ngo ibyo padiri avuga cyangwa yigisha, ibyo yigiye bigomba kuba ari umuti nyine azaniye koko imbaga y'abakristo, wa muti w'impuhwe z'Imana nyine, atari gukurikiza gusa amategeko, atari uko wize ngo amategeko akaze cyane, ahubwo n'izo mpuhwe zikujyana none kuyobora imbaga y'Imana, kwigisha, kuyobora ndetse no gutagatifuza imbaga y'Imana. Ngiye icyo ngomba kujya kwigira, niba amashuri ngomba kongeza atarahanganisha,
amashuri nayaretse koko, ariko niyo amashuri anganisha cyane cyane kugira ngo nzungukire kiliziya abayoboke benshi b'Imana. Umva, reka nige koko, reka nige mbyitayeho, kwiga ubumenyi bumfasha kwegera Imana, bumfasha no kwegereza abayoboke b'Imana, ngabegereza Imana. Ubwo nibwo bumenyi Nyagasani ashaka kuwihaye Imana ku mupadiri. Naho ubundi bumenyi bwose namenya butari muri organization ya kiliziya, butari muri ubwo butumwa kiliziya yampaye, ubwo bwose bwaba ari ubusa, bwaba ari ukwihangishwaho, kwiremereza, kwikuza, kwihindura umushefu za cursus honorum. Nibwo Nyagasani azambaza ati, Padiri Masumbuko urakora iki hano? Ese diplome ufite iri kugufasha kumenya Imana ndetse no kuyereka abandi? Nge nibaza iki kibazo, Padiri Masumbuko urakora iki hano? Nguko rero uko umuyobozi mukuru muri kiliziya agomba kwihatira gufasha abayobora kugira ngo bihugure, amahugurwa abafasha cyane cyane mu kwemera. Bityo ngewe wakira amahugurwa ntibizamfashe guhakana ukwemera, guhakana Imana kandi byabaho, ahubwo bikamfasha ko kurwana ishyaka nk'irya Eliya urakora iki hano? Reka turebere hamwe ingingo ya 4 yafasha uwihaye Imana ikamurinda kubihirwa, ikamufasha ko gukunda kiliziya, urukundo rwa kiliziya, akagira uburyohe, akaryoherwa, kandi koko naho anyuze hose agafasha abandi kuryoherwa mu by'Imana, kuva ko ukunze iby'Imana, kumva ko ukunze umuhamagaro wawe. Iyo ngingo nta yindi yitwa détachement, kwibohora, kwihambura. Yamvuga igira iti, il faut se dégager pour mieux s'engager. Ngo ni ngombwa kugira bimwe na bimwe wizituraho kugira ngo ugire gute, kugira ngo koko utambuke ugororotse, ugende neza wemeye Kristo, wegamiye Kristo wenyine. Iyi détachement rero irareba abayobozi, ikanareba nanone abayoborwa, irareba abakozi, ikareba nanone abakoresha. Twese tureba koko kugira ibintu twizituraho, twihamburaho, cyane cyane cya cyubahiro ariko hejuru. Naho ubundi abantu, ibintu ndetse n'ukuntu biroroshye kubyihamburaho, ariko se niyo maze kubyihamburaho bishobora kwizirika ku buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana, la miséricorde divine, akaba ari cyo ko ngomba kwamamaza. Umunsi we hirya kure cyane muri Afrika, kure bishoboke ko byari mu gihugu cya Bangladesh hirya kure, ngo umwepiskopi yagize ikibazo gikomeye cyane muri diocese ye. Yibaza ikibazo kigira kiti, kuki nohereje abapadiri kujya kwiga hanze, kujya kwihugura, ariko koko bakaba batagaruka kugira ngo bamfashe gukora ubuzima muri diocese? Umwepiskopi ko kubanza yarabihiwe, yibaza ko kucyo yakora. Nuko aragenda atakira mugenzi we nanone muri icyo gihugu hirya kure yo hafi muri Bangladesh, atakiye mugenzi we, na mugenzi aramubwira ati, nanjye nicyo cyo mfite ubu muri diocese yanjye. Ubu abapadiri narabohereje benshi ngo bajye kwiga, bihugure, ubundi bagaruke koko bamfashe ku butumwa, ariko ntago bagaruka. Musenyeri arangije ajya nanone kundi mugenzi we nawe wayoboraga indi diocese, nawe amubwira kimwe. Baza kubona ko ari ikibazo kiremereye muri icyo gihugu hirya kure cya Bangladesh, koko babona ko ari ikibazo kiremereye cyane cyuko bohereza abapadiri kujya kwiga, aho bakagombye kugaruka bakabafasha ku butumwa kugira ngo koko bakomeze baragira ubushyo bw'Imana, bayobore batagatifuze, bigisha imbaga y'Imana. Ariko abapadiri ntago bagaruka kugira ngo bagarukirane ubutumwa. Abasenyeri rero bamaze kwa benshi koko bahuje icyo kibazo, baza kwicara mu nama, baravuga bati, dukora iki koko? Dukora iki? Akabya n'Imana ibaza Eliya iti, urakora iki hano? Ngo nabo babaza ikibazo bati, turakora iki hano? Nuko muri iyo nama yabo ngo baza kureba ibintu bigera muri 5 bishoboke ko ari cyo batajyaga bitaho cyangwa ntibabyitagaho ko bikwiye mu kohereza abapadiri kujya kwiga. Nuko baza kureba ikintu cya mbere kigira kiti, ana umuti nyine barimo bareba, baza kureba rya tegeko ry'umuyobozi ryitwa ngo savoir exploiter les talents de chacun, doter pour donner. Ngo umuyobozi nyawe, umutegetsi nyawe, umushumba nyawe agomba kumenya intama ze, ariko akamenya n'amatalenta, impano intama ze zifite, maze akamenya kuyakoresha neza ko yabyaza umusaruro. Nuko baza gusanga baravuga bati, bishoboke ko hari abapadiri twagiye kohereza hanze ngo bajye kwiga iyo vision, bamwe tukabohereza kujya kwiga filozofiya, bagaruka aho kubafasha nyine kunonosa iyo filozofiya, tubaha ibyo bigiye, tuba nko kwigisha nka filozofiya wenda, bamwe tukaba twabohereza mu muryango remezo kujya gutanga amasakamento mu muryango remezo. Rero bikarangira babihiwe nyine, kandi ari nubwo butumwa bw'ibanze nanone. Birashoboka ko hari abapadiri twohereje, bamwe bagerayo bakiga kubaga nk'umunyorogoto, ariko bagera ino nyine twababwira ngo bajye mu muryango remezo ntibongere kuwikoza, twababwira ngo bajye kuyobora umwiherero w'urubyiruko runaka ntibongere kuwikoza. Birashoboka ko hari umupadiri twohereje kujya kwiga isomo runaka, tukamuhereza akiga isomo rimwe atabishaka, irindi akaba abishaka, noneho
yazagaruka ko gatangiye agatugora kubera ko iryo somo nyine atari ryo yashakaga. Mal orientation, bishoboke koko tutashoboye kumenya uko twahuza ibyo yagiye kwigira n'ibyo tumukeneyeho, notre vision. Nuko baza kwandurizura kuri iyo ngingo ya mbere ko nibagira undi bongera kohereza bazabanza kureba icyo bakeneye imbere ya byose, bityo akaba ari icyo ngicyo nyine bamwoherereje, nyuma yo kureba ko nanone iryo somo koko yanarishobora kandi yagaruka akagira koko inyungu za kiliziya koko ziyongera mu kwemera. Nuko bajyana ku mpamvu ya kabiri ituma koko abapadiri bashobora kuba batagaruka bohereje. Nuko baza kwanzura ko ngo wasanga bishoboke ko bohereza abapadiri bakuze, bya bindi by'aho mugani ngo ubwenge bwo mwimvi buramira bake. Tekereza nawe kuba kohereza umusaza w'umupadiri cyangwa wihayimana ufite imyaka 60 yatangira isomo rya mbere, ako kanya akabageze muri pension, izabukuru zikaba ziramufasha. Warangiza ngo nyine ngo azakugarukira akazarangiza kwiga nyine pension yaratongoye. Ubwenge bwo mwimvi buramira bake, gufasha abakiri bato, kohereza abakiri bato, bityo koko kwiga ntibizabe koko ari ukurenga inkombe cyangwa kurenga imyaka, kurenza imyaka. Bishoboke ko twohereje abasaza kujya kwiga, none koko bikarangira koko imvi zimaze gutongora. Bya bindi by'uko nyine wa mugani bacira abazungu ngo umuzungu ushaje ngo asubira iwabo, bikazarangira koko asaziye mu mahanga, bikazarangira agarutse nyine iwabo. Icya gatatu gishoboka gituma abapadiri batagaruka ngo bakomeze kuko bakora ubutumwa uko bikwiye, bamaze kwiga, bamaze kuminuza, byaterwa n'impamvu nyine wamwohereje. Bishoboke ko wamwohereje bitewe na discipline nkeya cyangwa nyinshi sinamenya, bishoboke ko wamwohereje bitewe n'uko umwikiza, bishoboke ko wamwohereje bitewe n'uko umuhungisha ubuhunyiro nka burya bwa Eliya, ukamwohereza ugira ngo ntazakurakarire, ukamwohereza ubura ukuntu wamugenza, ukamwohereza ari kugira ngo wuzuze imibare équilibre comme une équation mathématique vraiment, nko kurangiza umuhango, ngo kugira ngo atakurakarira. Yagera iyo hirya nyine bishoboke ko yanakurakarira ntawe amenya. Icya kane gishoboka, birashoboka ko yamvugo la loi de Lavoisier ishobora kumuzurizaho igira iti ce qui s'opère à gauche sera qui perd à droite. Bya bindi by'uko nyine uramutse wohereje wakunaniye ukamwohereza iri ibumoso, azagera hirya nyine abanze yinanure, wagiye se ngo ntazagaruka nyine yarananiwe, amaze kwinanura wese. Riche en extension, pauvre en compréhension. Kuri wamwohereje nani ko nyine azakugarukira, nawe wamwohereje nyine ananiwe, wagiye se ngo azananirwa buhoro, nagerayo azagaruka n'ubundi ananiwe, cyangwa ntanagaruke nyine kubera uwo munaniro nyine. Icya gatanu abepiskopi basuzumye aho ngaho nyine muri ibyo bihugu hirya kure, la nomination. Bishoboke ko muri nomination mu kujya guha umupadiri ubutumwa cyangwa wihayimana ubutumwa, hari uko dushobora kwibeshya kubera intege za muntu, nkaba naho umuntu ubutumwa atari bwo nagombaga kumuha kandi byaba. Ngaho nawe tekereza kuri ifoto ya mame w'imyaka 70, umufurere uyobora abagenzi be afite imyaka 75, wongera ngurura ifoto y'uwihayimana uri kuyobora gardien afite imyaka 85, ngo bamuhabwa ubutumwa kugira ngo atarakara kuko nyine ari mukuru. Yego ni mukuru mu myaka, ariko se nanone ubwo bwenge guha umuntu nomination kugira ngo ntaze kurakara, ntaze gukurakarira kubera iki wabuze yakwirwa. Ibyo byose rero bikaba ari ibibazo kuko biteraniye aho ngaho. Bishoboke koko wasanga mu myanya duha abantu kugira ngo badufashe kuyobora umuryango w'abana b'Imana, bishoboke ko hariyo dutanga kugira ngo nibamwe ntibatuраkarire, ngabo abadogiteri, ngabo babantu bize bakomeye cyane bazamutse bakarenga kuri susi honorum, bageze hejuru, turabashyira he, turabakwiza he. Nuko abepiskopi koko barakomeza baza gufata ingamba zikomeye cyane cyo gukaza cyane, nanjye kuvuga gukazirondo cyane cyane muri formation mu nzu z'abihayimana, abatoza. Bityo koko niba bagiye gushyira umuntu mu irerero, niba ari ukumujugunyayo, babantu bananiranye bakubita mu marerero hirya ngo bari bajya kurera abandi, niko umuntu wananiwe, umuntu unanirana niyo koko ugiye kohereza ngo ajye kurera abandi, ubwo koko azatanga rugero ki? Umuntu wagowe ni ugiye kugorora abandi koko? Nawe tekereza ubwo burere mubyeyi. Il faut savoir nommer. Umuntu wagowe, umuntu wabihiwe niyo ngiye gushyira mu nzu y'irerero koko ngo arere abandi, azabahorere ki? No kujya twitondeza abihayimana, nta gushyiraho umuntu wabuze aho akwirwa, umuntu wananiranye, umuntu wagowe ugakora ikosa akaba ari we koko ugiye kugorora abandi. Ye baba we. Nuko iyo nama koko y'abepiskopi irangira koko biyemeje ko gukomeza ubushishozi muri uko gutora abihayimana, mu gutora abakuru, mu gutora abazafasha abandi, bakabyongeramo ubushishozi. Byumvikane nyine n'isengesho, bagasenga cyane, ubu ikibazo cyabaye rusange.
twizere ko koko ubutaha mu yindi myaka koko bizatanga imbuto nziza koko iyi myanzuro y'inama yabo nibayikurikiza koko bamurikiwe na Roho Mutagatifu. Ngewe rero detachoma kuva kuri icyo cyubahiro kureba ibitaragendaga neza nkabasha kubihambura kugira ngo ko nihambire kuki nihambire ku musaraba wa Kristo. Attachoma kwihambira kuri Kristo. Usibye iyo nama y'abepiskopi bahagarariye abandi desperiyeri, ariko nanone n'ababandi koko babunganira babafasha nabo ni ngombwa ko bafata ibyemezo kugira ngo nabo bibohore biziture kuri ayo makuzo maze koko bazamuke koko bagende neza. Ese koko umupadiri utari muri diyoseze ye ntago ashobora gukora ubutumwa kandi bukagenda neza nanone? Iyo ni ingingo ya detachoma, kwibohora. Kera nari kuzandika igitabo cyitwa ngo uko umupadiri uri hanze ya diyoseze ye ashobora kubanira neza diyoseze ye, ashobora kuyikoramo ubutumwa bw'ubutagatifuza, kuyobora ndetse no kwigisha imbaga. Erega ikindi kintu twagombye kurenga nuko nyine umupadiri atari umupadiri wa paruwase gusa, atari umupadiri wa diyoseze, ahubwo ari umupadiri wa kiliziya y'isi yose. Nk'uko nanone ndagomba kwizirika kuri icyo kintu ati nohereje abapadiri yewe ntibagaruka. Ariko se nanone ese aho bari ntabwo ari mu butumwa bari? Ese aho bari ntabwo ari ubutumwa bari gukora? Aha, ntabwo ubuze umwe na kiliziya. Icyo nacyo tugomba kugicaho akarongo gato. Naba ngowe niba ari umupadiri ntari gukora ubutumwa bwa kiliziya, cyangwa ni muri bya bindi ndi kwiyorohereza ndi gufata CS abandi bari kuvunika, nirirwa ku ikoranabuhanga abandi bari kuvunika, nta butumwa ndi gukora, nirirwa ndyamye, nirirwa ntembera, nirirwa nota akazuba. Padiri wota akazuba. Detachoma aux honneurs. Kwibohora ku makuzo, kwibohora kwiraha. Padiri wo mwiraha gusa, abandi bari gushira, none koko we uri gushisha. Nigeze gutembera ahantu hamwe, noneho nsanga hari uwihayimana, musanga ari koza amasahani abandi bari bamaze kuriraho. Nuko ntagenda mwibarisha nti mame yaho hano yagiye he? Yari umubikira wari koza amasahani, arambwira ati ninjye kadogo wa hano. Maze kumenya ko ari mame yaho ngaho, neza nabuze ahantu ngwirwa. Guhera uwo mwanya nahise mfata icyemezo, icyama nanjye nkaba kadogo waho ndi. Nk'uko abantu benshi twagombye kubaho, ndi mameya, ndi umukuru wa kominote yanjye, ndi superiere, ariko nkiruka kuba naba kadogo w'abandi. Nibyo Kristo adutoza. Ntabwo Kristo adutoza gusa ko abagaragu, iryo jambo ko umugaragu hari igihe turyoroshya tugashaka kuryikubira, tugashaka kuritwara buhoro. Nyama ntabwo ari umugaragu gusa, ahubwo n'umucakara. Servus servorum, umugaragu w'abagaragu n'umucakara. Ndasaba inema yo kuba umucakara, ngaho umucakara wa superiere wanjye, ngaho umucakara w'abakristo abayoboke b'Imana, ngabo umucakara w'abantu bose baza bankenera. Sa disponibilité ngiye cyanshobora nguko nanjye nashobokera abandi, ngashobokera n'umukuru wanjye, kwa kumwubaha, kwa kubaha abanyobora, kwa kubaha amasezerano ngeranye n'Imana. Ariko akanyura hehe? Akanyura mu bakuru ba kiliziya babandi banyobora, kabasha kubumvira. Anga koko nzama umucakara nyawe, nzambaye kadogo w'abandi. Ntako bisa rwose kumva kuri kadogo w'abandi. Nayo natangiye kugenda niruka mu byubahiro, biragira koko nshobora kwahagira. Mukristo muvandimwe, niba ushaka kuryoherwa mu muhamagaro wawe, by'umwihariko wihayimana, kurikira ibintu bitatu: kutarambirwa hato utaza kurambika. Umvikane gutarambirwa n'umuhamagaro wawe, ko ari uwawe se urawusiganya nde? Icya kabiri, gukora cyane nka Kristo twumvise, Jésus pauvre, Jésus chaste et Jésus obéissant. Icya gatatu, ntabwo ari gukora nka shefu, abashefu bifatira ka sieste gusa, gufata ikiruhuko ko babyifuza, gusinzira amasaha y'ikirenga, ahubwo kuba umucakara, kuba mu kadogo. Ibyo rero bizamfasha gukora cyane, simbura icyo nanjye nakora. Umuntu wese wabuze icyo akora, shitani mushakira imirimo. Niba uzasanga nyine yabihiwe, niba uzasanga nyine yabuze yakwirwa, yirukanse ku makuzo y'isi, biza kurangira koko nta nakamwe abonyemo. Kubera iki? Ikuzo rya Kristo nuko nabo umucakara. Reka rero tugane ku musozo n'ingingo ya 5 yitwa ibisubizo. Imana ambaje ikibazo ati, padiri urakora iki hano? Tugere gusubiza iki kibazo twisunga abatubanjirije, tujye kureba ibisubizo 5. Niba koko muri ibi twavuze nta gisubizo wabonyemo, byibuze 5 byo biteye amatwi, ubundi koko urebe igisubizo kuri iki kibazo. Padiri, frere, masere, mubyeyi, mukristo, umuyoboke w'Imana, urakora iki hano? Uwa mbere ni mutagatifu Anibare muri rya sengesho rye yitwa ohereza Nyagasani muri kiliziya yawe abakozi b'intungane. Iryo sengesho turisanga nanone mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 9 murongo 38. Ni musabe nyiri imyaka yohereza abakozi mu mirima ye. Imyaka yeze ni myinshi.
ubutumwa ni bwinshi cyane padiri masere frere ariko ni ngombwa rero nanone kugira ishyaka rya kiliziya aho kugira ishyari rya kiliziya. Uwa kabiri tujya kwigana ni Yezu Kristo ubwe. Tubisanga mu Evangelii Yezu Kristo yanditswe na Yohana umutwe wa 5 umurongo wa 2 kugeza ku wa 8. Yezu Kristo igihe asanze hari ikirema kiri kuri pisine cyuzi cya Betisida, yarabuze umujugunya mu mazi. Yezu Kristo akaba ari ufata icyemezo cyo kumujugunya mu mazi, aramubwira ati haguruka ufate ingobyi yawe ugira ute witahire. Nguko natwe dukaje cyane dushakisha abatujugunya mu cyuzi, kuko abo ngabo bashobora gutujugunya mu cyuzi, bashobora no gukuroha. Yezu Kristo ubwe akaba ari we gusa uzaguha promotion. Yezu Kristo ugiye kazagera koko akabona ko maze imyaka yose aho ngaho gucyuza utegereje, akarugira ute akazaguha promotion. Naho bundi ni wishakira za promotion kujya kwiga ukabona za diplome z'ikirenga, uzabivunikiramo. Ntago uzabona nyine gutura mu cyuzi, azaguturamo nyine ahita kwinika, ahita kurohamo. Tegereza Yezu Kristo igihe azakubwirira ijambo rya Yezu Kristo, haguruka ufate ingobyi yawe witahire. Uwa kane tugomba kwisunga jeune prêtre wihayimana ni umuntu bita Ambroise, Saint Ambroise. Uzi ko Saint Ambroise évêque de Milan, mutagatifu Ambrosio ngo yatowe gute? Ngo yari umwigishwa mu gihe rero ngo bari gushaka umwepiskopi bamubuze, ngo nuko ngo bishoke ngo ko ari akana katurutse mu bagatera hejuru agatoki kati Ambroise umwepiskopi. Mu gihe bashobora kuba bari gushakisha mu bisome byaho ngaho, babandi bafite za dogutora zikaze cyane, babantu bafite ubukristo baburambyemo, bakomejwe bakabatizwa bakamushakisha mu padiri bari baraho ngaho bibisome bakaze cyane. Ariko Ambrosio umwigishwa ati Ambrose ni umwepiskopi. Icyo gihe bahise bamubatiza bamuha ubupadiri, bamuha ubwepiskopi. Kubera iki? Yatowe n'ijwi ry'abamarayika, ijwi ry'umwana, ijwi ry'Imana ubwaryo niyo ryagutora. Ntukajye ushaka kwihamba kuzo, kuko niba udakujwe n'Imana amaherezo n'ubundi uzagera hejuru umanuke. Cursus honorum. Ambroise atubera urugero rwiza. Urundi rugero rwa kane n'urugero twaho umupadiri wese wihayimana agomba gukurikiza. Umva mupadiri mukuru, niba utazi Cure d'Arse, niba utazi padiri mukuru wa Arse, uwo bita Yohani Maria Vianney, urajya hehe, uri kuyoborera hehe? Iyo paruwasi wayobora ute niba utaramusomye, niba utamuzi? Ngo padiri mukuru wa Arse umwepiskopi agiye kumuha ubutumwa muri paruwasi ya Arse, ngo yaramubwiye ati yamubwiye ikibazo cy'urukundo kiri Arse, ngiye kubisoma mu byihanganire rwose kugira ngo wumve ko Cure d'Arse ari umupadiri ko urugero twagombye guheraho kugira ngo turebe ukuntu twakurikira kandi tugakurikiza Kristo. Arse wari umudugudu w'abantu 230. Yohani Maria Vianney yahageze yarabwiwe n'umwepiskopi we ko azahasanga abakristo badakomeye. Umwepiskopi yabivuze muri amagambo: muri iyi paruwase nta rukundo rw'Imana ruhari, ni wowe uzaruhashyira. Nuko rero Yohani Maria Vianney yatangiye imirimo ye yiyumvisha neza ko ahari kugira ngo babone muri we Kristo, bamubonemo kandi gihamya cy'urukundo rwe rukiza. Dore isengesho rya Yohani Maria Vianney muri Arse: Mana yanjye ndagusabye ngo abakristo ba paruwase yanjye bahinduke, kabone niyo nagomba kubabara ubuzima bwanjye bwose. Amen, amen, amen. Padiri, aho ugiye nta rukundo ruhari, niwo ugomba kuruhashyira. Ngubwo rero umutumwa w'umupadiri, nusanga ahantu babihiwe uzahaza n'uburyohe, nusanga ahantu babuze urukundo uzaruhazane nyine. Ngubwo ubutumwa bw'umupadiri, kuzana ahantu urukundo. Umva, ahantu henshi tubuze urukundo. Padiri waduhaye urukundo koko, habuze urukundo ugomba guruhashyira. Padiri urakora iki hano? Habuze urukundo, hashyira urukundo. Igisubizo cya nyuma anacyo njya gusorezaho ni umutagatifu bita Bernard. Ngo Bernard ngo yabyukaga hari isengesho yavugaga, ngo yari namanitse ku rugi rwe avuga ati Bernard urakora iki hano? Nga cya kibazo Eliya yabajijwe n'Imana, Eliya urakora iki hano? Na Bernard nawe yari yarabyanditse no ku mutima ati Bernard urakora iki hano? Yumvikana nyine koko uwo mumona ki Bernard yahoraga yibaza ikibazo kugira ngo ko yumvikanisha ubutumwa bwe, ko atagomba kwirata ndetse no kwirara, ko atagomba kurambirwa ndetse no kurambika. Bernard urakora iki hano? Ngo docteur de l'église. Uwo Bernard nyine ufite iyo dogotora, docteur de l'église. Abose tumaze kumva naba docteur de l'église, abahamya ba kiliziya koko, ibisome bya kiliziya, abahanga ba kiliziya. Ngo umuhanga n'uhunga icyaha agashakashaka Imana, amara kuyibona akayereka abandi. Abo bahanga turabisunze, bityo badufashe koko kumanura ku makuzo yacu, maze koko tukongera ikuzo ry'Imana. Padiri urakora iki hano? Masero urakora iki hano? Frere urakora iki hano? Muyoboke w'Imana,
Yohani, Marigarita, Tereza, Masumbuko urakora icyano. Ngicyo rero igisubizo, ahabuze urukundo ruhashyire, aho ubutumwa bwawe bwinshi, genda ko kubuhakore, ngo ukorere ko ugomba kumenya intego yawe umuhamagaro wawe ni iyihe. Muvyeyi, intego yawe umuhamagaro wawe ni iyihe? Intego yawe uyu munsi ni iyihe? Intego y'ubuzima bwawe ni iyihe? Iyo ntego rero nicyo gisubiza guha Imana nawe uyu munsi. Ugabanye ku byubahiro byawe, wongere ikuzo ry'Imana. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.